Reka tugusuhuze tuguha ikaze kuri uyu muyoboro mushya wacu witwa Bugingo Empire ubagezaho ibiganiro byiza biryoheye amatwi. Ni muri urwo rwego kandi tugiye kugaruka ku itangazo ryaturutse mu burezi rigaragaza neza igihe abanyeshuri bazatangirira umwaka wa 2025-2026. Uyu mwaka rero w'amashuri ukazatangira ku tariki 8 z'ukwezi kwa 9. Murumva ko bitunguranye cyane ku banyeshuri bari bamaze iminsi bakora ibizamini bya leta yaba muri tronkom ndetse no mu wa gatandatu segonderi ndetse na primaire mu wa gatandatu. Urumva ko bibatunguye cyane aho n'amanota yabo atarasohoka kugira ngo babashe kumenya uburyo bazitwara muri iryo tangira ry'abanyeshuri. Hanyuma rero iri tangazo ryaturutse mu burezi ntabwo ryagarukiye kuba igihe abanyeshuri bazatangirira gusa, ahubwo cyagarutse no kuba amanota atarasohoka y'abakoze ibizamini bya leta. Kikaba cyatangaje ko amanota azatangazwa ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ubwo birumvikana ko ari tariki 19 z'ukwezi kwa 8. Aya manota akazaba azatangazwa kuri uwo munsi ku saha y'isaha 9. Isaha y'isaha 9 niho amanota y'abakoze ibizamini bya leta by'uyu mwaka 2024-2025 azatangazwa, bityo bigakuraho urujijo rw'abantu benshi bagendaga bahwihwisa inkuru z'igihe amanota azatangarizwa, bamwe batabizi, abenshi bishakira views kuri urubuga rwa YouTube, abandi babivuga uko babyumva. Ariko by'umwihariko kuba iki kigo cyatangaje ibi byose biraza gukura abantu benshi mu rujijo, maze babashe kuba bamenya ukuri ndetse bamenye n'uburyo cyane nko ku banyeshuri bakamenya uburyo bagomba kwitegura uyu mwaka wa 2025 na 2026. Hanyuma rero njye nitwa Joseph Bugingo, wahawe ikaze kuri umuyoboro mushya wa YouTube witwa Bugingo Empire. Nimba aribwo bwa mbere utubonye, reba aho hasi handitse subscribe maze ukandeho kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byiza bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho uko bwije kandi bugacya. Hanyuma rero ikindi kintu batigeze bagarukaho, ariko byo bigaragara ko icyo kintu bazakigarukaho ari uko amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta, ari uko ayo manota yatangajwe cyangwa se yasohotse. Ikintu cyo kuvuga ngo abanyeshuri bazimukira ku manota ngahe cyangwa se abazajya boarding bazagendera ku manota ngahe, cyangwa se abo mu wa gatandatu segonderi ababonye bourse n'ababonye diplome bagomba kuba ari mu manota angahe. Ibyo byose tukaba tuzabimenya ku wa kabiri ejo bundi ku tariki 19 z'uku kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Birumvikana ko cyane rwose ari muri uyu mwaka. Bitunguranye rero umwaka wa 2025 w'amashuri na 2026 ukaba utangiye, bigakura rero abantu benshi mu rujijo nk'uko twabikubwiye. Hari abantu batari bazi neza igihe amashuri azatangirira y'umwaka ukurikira. Noneho rero nkwibutse ko njye nitwa Joseph Bugingo, ichannel yacu nk'uko twabikubwiye ikitwa Bugingo Empire. Nuhave udakoze subscribe, nimba hari n'igitekerezo ushaka kudusangiza ucyandike muri komenti, nta kabuza turi buze kubireba. Noneho wibuke no gukanda like, bibaye byiza wanadusharinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse n'izindi mbuga wabona byagushobokera ko wadusharinga. Iyi channel yacu rero ikaba imaze igihe gito ifunguwe, tukaba turi gushakisha uburyo twagwiza aba subscribers ndetse
n'aba viewers na watch time n'ibyo byose, urumva ko byose biba bikenewe cyane. Niyo mpamvu tuba tugusaba inkunga yawe kugira ngo udufashe YouTube channel yacu izamuke itere imbere. Hanyuma rero nkuko twabikubwiye mu kiganiro cyacu cy'ubushize n'undi cyavugaga ku makuru aturuka muri NESA, mu mwaka ushize amanota y'ibizamini bya leta bari barayatondetse mu byiciro noneho nkuko mwagiye mubibona mu binyamakuru, ku maradiyo ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye, amanota y'uyu mwaka yo azaza abarirwa ku ijana. Ubwo niba umuntu azaba yagize niba bikuba bakayashyira ku ijana amanota yose mu masomo mwiga yose, ukagiramo amanota, wenda tuvuge nimba mufite nk'amasomo 9, ubwo nimba buri somo bakoreye ku ijana, bazaba bakoreye ku manota 900 mu masomo 9. Mu masomo 9 ni amanota 900 bazaba bakoreyeho. Noneho niba bifata bakabishyira ku ijana, amanota azavamo niyo manota azashyirwa kuri result slip y'ibizamini bya leta uzafata ku mu agent w'Irembo. Birumvikana ko amanota uzajya kuyareba ku mu agent w'Irembo, yaba ku murenge ndetse n'ahandi hantu hose batanga serivisi z'Irembo. Noneho nibyo amanota agomba kuzajya ateranywa agashyirwa ku ijana. Ayo wagize akaba ariyo bandika ko wagize ku ijana. Urumva bazabikura ku manota 900. Nimba mufite amanota amasomo 9 babishyire ku manota 100, noneho amanota uzabonaho ku ijana aba ariyo bakwandikira kuri result slip. Noneho ikindi kintu dusa nkaho tutari twamenya ni ukumenya ngo mbese bazimurira ku manota angahe. Kumenya amanota bazimuriraho nicyo gisigaye, ariko nabyo nkuko mwabyumvise kuwa kabiri tariki 19 z'ukwezi muri uyu mwaka niho amanota azasohoka. Tuzashyira amatsiko kuri uwo munsi. Gusa bidakuyeho ko mu mwaka ushize abo mu wa 6 w'amashuri yisumbuye babajijwe batanze buruse ku bantu bagize amanota 50 kuzamura. Gusa icyo tutazi nuko nimba na troncome ariko bizagenda, cyangwa se n'abakoze ikizamini cyo mu wa 6 primaire nimba ariko bizagenda. Reka tutegereze turebe uko bizagenda. Gusa inkuru nk'izi ngizi zituruka mu kigo mu burezi muri rusange tugomba kuzajya tuzikugezaho 5 kuri 5. Nje wumva nitwa Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, naho butaha Imana ibarinde.